nagira ngo numva icyo mu bitekerezaho ko abo bantu twitaga abanzi noneho bahindutse abavandimwe. Mwaduha igitekerezo cyanyu cyane cyane mwishyize mu ruhu rw'umuturage uri ibyumba aho imirwano ibera. Icyo kibazo nigeze kugira icyo nkivugaho igihe njya gusura Igikongoro. Icyambere nuko abanyarwanda twese twifuza amahoro. Abanyarwanda bose barifuza amahoro. Amahoro twayabaye mu gihe kirekire, ariko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990 baraza barayadutesha kugeza n'ubu ngubu. Ariko rero ayo mahoro uko tuyashaka, turashaka ko ibintu byagenda mu murongo kandi bikagenda mu murongo ugororotse. Ubundi abagomba kuvugira igihugu n'abantu bagize guverinoma. Nabivuze Igikongoro. Nge nkabona rero muri iyi mishyikirano yabereye i Buruseli harimo yenda ibintu hari bigomba gusobanurwa. Icyambere kigomba gusobanurwa nuko kuva intambara yitangira, ariko cyane cyane muri 1991 abanyarwanda baravuze bati ko tubona amashyaka amwe yitwaye nkaho afatanyije n'inkotanyi. Byaravuzwe muri mitingi, bamwe babyemeza abandi babihakana. Muri bukani itangazo ry'ingabo z'igihugu ryahise kuri radio umuntu agiranije cyangwa se nk'icyumweru iryo tangazo rimaze gusohoka. Amashyaka amwe yaravuze ati turashaka kubanza kumenya ayo mashyaka abasirikari bavuze ko afatanije n'inkotanyi, kumenya ayariyo, kuko twe tudashaka kuvugana n'amashyaka afatanije n'inkotanyi. Twari muri iki cyumba bati tubwire ayo mashyaka tuyasohore muri iyi nzu kuko afatanije n'inkotanyi. Icyo gihe nta mashyaka yabyivugiraga. None ubeje ubundi baragiye i Buruseli basinya n'izo nkotanyi. None se iyo mariage yabaye batarabanje kusabana, icyo ni kintu cyambere bagomba gusobanura. Ibyo bahakanaga ejo bundi ngo nta shyaka ririho rifatanyije n'inkotanyi, tukayivugira muri isare bakavuga bati ibyo abasirikare bavuze babeshye. None ejo bundi barasinye. Nge mbona rero nabwo hantu hadafututse neza. Ikindi cya kabiri kidafututse nuko kujya gusinya n'inkotanyi ngo urashaka amahoro, kandi izo nkotanyi arizo zibuza amahoro, nabyo ntibyumvikana neza. Ntangira navuze ko guverinoma dufite ubu ngubu irimo amashyaka 5. Muri ayo mashyaka 5, 3 arahambiye agiye i Buruseli, rwihishwa yitebye, asiza 2 ari muri iyo guverinoma ngo agiye gushaka amahoro na babandi badutera, kandi bagiye bihishe abandi 2 basigaye muri guverinoma, kandi basinyanye nabo ngabo 2 ko bagomba gushakira amahoro hamwe. Muri protocole d'entente basinye harimo ku ngingo ya kangahe gushaka amahoro. Ayo mahoro ragomba gushakwa n'iyo guverinoma, kandi guverinoma irimo amashyaka 5. None rero abo bitebye
kandi barasinye n'aya mashyaka yose bari batanu bati dufite porogaramu tugomba gukora. Baritebye bagiye gusinya n'inkotanyi bati amahoro dushaka ni ukurwanya babandi babiri basigaye. Ubuse turemera ko bari hamwe nandi, ko bari hamwe se n'abandi basinyanye muri ya protocole d'entente uko ari batanu, twemere se ko bari hamwe n'abo basinyanye ejo? Aho naho hari ikibazo. Abantu basobanurira abanyarwanda, niba twemeye sinya ya mbere ntiwavuga ko ubu porogaramu ugiye kugira ari yo kurwanya wa wundi wasigaye utamubwiye. Niba twemeye kandi sinya ya kabiri tuvuga ngo turwanye wa wundi wasize utamubwiye, none se ko porogaramu twasenye ari amashyaka 5 ukabusinye ko uza kuyirwanya ngo harimo uwasigaye, wowe uri mu yihe guverinoma? Hari ibintu rero bitafututse abantu basobanura, ariko rero akaba atari ugushaka kurwanya ko abantu baje kubonana n'izo nkotanyi uko babishoye, ariko rero kujya kuvuga ngo uravugira rubanda, uravugira abanyarwanda, ariko rero kujya gusinya ibivuguruzo ibyo wasinye ejo bundi, kujya gusinya ibyo ejo bundi wahakanaga nguriya muntu tuziranye ntisimuzi, aho ngaho ndakeka ko bitafututse koko. Ukambaza rutese uwo ngo waracyari umwanzi cyangwa se umwanzi, ngira ngo twese turifuza ko ataba umwanzi, ariko rero igihe atyohereza amasasu, igihe bavugana ngo baranywana ngo barasinyana hamwe ugasanga byumba nibwo itewe, icyo gihe nanjye sinzi izina namuha cyangwa bo bamuha. Nyakubahwa Perezida, hari imyifatire nakwita mibi y'abasirikare maze iminsi igaragara. Hari abasahura bagafata abakobwa ku ngufu n'abagore, hari n'abica abaturage, ikaba byaragaye cyane cyane Kibuye, Byumba, Gisenyi, Ruhengeri. None nkaba nagira ngo babaze mwebwe mwategetse ingabo z'igihugu imyaka 30, mufitemo icyo nakwita experience, ngira ngo dukorere analyse mbese mutubwire cyaba kibitera, kubera kandi ko muri ino mu politique mwe mwatubwira ingaruka mubona byagira ariko baturage ari no kuri intambara. Nje byarambabaje cyane, kuko kuva ingabo z'u Rwanda zibaho muri 60 zakomeje kurengera u Rwanda, zakomeje kurengera igihugu, kuko u Rwanda atari ubu ngubu rutewe, u Rwanda rwagiye ruterwa kenshi, cyane cyane umaze kubona independence. Izo ngabo zakoze akazi kazo, no muri intambara twatangiye muri 90 ingabo zakoze akazi kazo, kuko imigambi umwanzi yari afite ngo yo gufata u Rwanda mu cyumweru, ngo yo gushyiraho ubutegetsi bwe mu cyumweru kimwe, ibyo ntiyabishoboye. Ariko rero nanone ibyo byaje kuza ngo bikaba biterwa n'ibintu byinshi, ngo bikaba biterwa n'amagambo amwe y'abanyapolitiki yabaca intege izo ngabo n'ibindi bibazo. Ariko ronge bikaba byarambabaje rwose, kuko kuvigiye intambara itangira abanyarwanda intege izo ngabo n'ibindi bibazo. Ariko ronge bikaba byarambabaje rwose, kuko kuvigiye intambara itangira abanyarwanda abaturage bari mu gace intambara iberamo berekanye bihagije ko bashyikiye izo ngabo, babana nazo, barana Rwantambi, babafasha kwikorera ibyo bagomba kwikorera, bakabagemurira igihe bari aho imihanda itagera. Urumva rero kugira ngo abasirikari bamwe bahohotere b'abaturage, ibyo birababaje. Nkaba rero rwose
twafatanya ko nawe nabonye ko bikubabaje kongera gusaba ibintu bibiri. Icyambere ngasaba abaturage ko bakomeza kwizera ingabo zabo, kuko urebye abo basahuye, abo bishe ni bake cyane, kandi ibyo byose abo byabaye byahoshejwe n'izindi ngabo zifite umurava. Ngasaba rero ko bakomeza kuzizera, kuzitera inkunga, kuzibwira amagambo azishyigikira, aho kugira ngo barebe abo ngabo yenda bajya gukora ibyo abanyarwanda batifuza. No muri izo mpamvu ariko nkaba navuga ko urabizi kuva muri 1990 twahamagaye abasirikari, abasore ngo baze mu busirikari, baza ari benshi, ntibabona igihe cyo kurobanura. Urumva ko bamwe yenda bari basanzwe biba, bari basanzwe ari amabandi, baboneyeho nabo baza mu busirikari. Igihe yamenya kuri kurashije imbunda rero yahura n'umubandi atungwe no tujyane. Uzi ndetse no mu minsi ishize inteko ishinga amategeko yashyizeho itegeko ryo kubabarira abari mu bihano, abari mu munyururu. Igihe yashyiragaho n'ibyo kubabarira impunzi zaba ziri mu byaha. Iryo tegeko ryatumye hasohoka muri prison abantu ibihumbi bigeze kuri 5, ngira ngo abo bose nabo bose siko bagiye bicuza ngo bakoze ibyaha ntibazongera kubikora. Iyo bahuye n'abasirikare bagenda bagasabura. Icyo kuba birababaje, nkaba nasaba abaturage bakomeza kwiringira ingabo zabo, bakomeza kuzishyigikira, ariko ngasaba nkomeje ingabo ubwazo ukomeza kwerekana ko zizewe na rubanda, koko komeza kwerekana ko ari ingabo z'u Rwanda, kandi ingabo z'u Rwanda zigomba kurengera mbere na mbere uwo muturage uri ku mupaka, uwo muturage bari hamwe, uwo muturage bararanye rwa ntambi. Nicyo nakwifuza, nicyo na mbwira ingabo. Muri izo mpamvu rero bavuze byinshi ngo zaba zibitera, bavuga yenda ko za unit ubwazo zaba zitameze neza ugereranije n'abasirikare uko bangana ubu ngubu muri iki gihe. Bakavuga yenda ko ubutegetsi bw'ingabo bwari buriho igihe twari dufite abasirikare bake, tugomba kubuvugurura. Ibyo nabyo turabitekereza, nabivuganye na minisitiri w'intebe nka kabiri, n'ejo mu gitondo twarabivuganye. Nzi kandi ko mu nama ya leta bafashe ibyemezo byo kuvugurura inzego z'ubutegetsi bw'ingabo, kugira ngo dushyiremo amaraso mashyashya, kugira ngo dushyiremo umurego mushya, ingabo zumve koko ko igihe kigeze cyo kwikubita agashyi, zikamenya ko zihagarariye u Rwanda. Icyo nifuza rero nuko iyo mivugururo itahagararira ku butegetsi gusa, nkuko nayivugiye ibyumba. Ndifuza ko no muri za segiteri ingabo zihagaze mu ngando yazo bashyiraho za unité zihwanye n'abasirikari bari mu ko bangana. Buri mutegetsi waho akamenya abasirikari be, akamenya ko bangana, akamenya ko abayobora, akamenya abadakora neza, akamenya abakora neza, ntibikomeze kuvangavanga. Ariko rero nkaba nsaba n'inzego zishinzwe ibyo guperereza ko bareba basahura bakabahana, kuko nkaba byo bavuze ku Kibuye, ngira ngo abibye ku Kibuye, ibibye muri banki commercial bose barafashwe. Byo ni byiza. Abagiye gusabura ku Gisenyi bamwe barafashwe, n'ibintu ndetse bimwe biragaruka. Ariko rero bye nk'ini Kigali byasahuwe, urebye nk'ibyumbi byasahuwe muri iyi minsi, wibaza niba nta ba OPG baba muri utwo turere, wibaza niba nta za parike ziba muri utwo turere. Umuntu yarambwiye ati rwose biratangaje kubona umuntu yinjira mu iduka akajya gusahura
akagenda yikoreye nk'uvuye gusarura mu murima we, ntihagire umuntu umureba ijisho, ntihagire umuntu